Stayed home for like 2 months straight. Buri muhanzi wese yifuza kuzamuka vuba n'ushaka kuba icyamamare bidasubirwaho yifuza gukorana nawe indirimbo zirwa yamenyekanye nka Another One with the best music blessed n'izindi zigaragaza ubukaka bwe zituma utangiye kumva indirimbo yakoze yinda kwitaruka atayisuje bitewe nuko abayitezemo uburyohe nagereranwa. DJ Khaled yagowe cyane no kugira mu ruganda rwa muzika, gusa akimara kuhagera yagirana urukundo rwinshi n'abakunzi b'umuziki. Icyakora uko yagendaga amara ibinyacumi by'imyaka mu ruganda rwa muzika niko urukundo yari afitiwe rwagendaga ruyoyoka kugeza abafana be benshi batangiye kumwikoma. Ikibazo abantu benshi bibaza kenshi ni icyaba cyaratumye DJ Khaled akuza umubare munini w'abamwanga mu ruganda rwa muzika no hanze yarwo. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka ngusabe kugira uruhare muri iki kiganiro. Hari icyamamare mushaka yuko twazamenyaho byinshi, mwatumenyesha ubundi tukarushaho kuryoherwa muri uyu mwaka. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngewe ukibageza n'utwe Nyumva Olivier, mbahaye ikaze. Ntabwo uyu munsi ushaka kwibwira ko DJ Khaled yabaye mu buzima bw'ubukene umurebeye inyuma gusa, usibye kubanza gusoma amateka ye. Nyamara uyu ni umwe mu bahanzi banyuze mu buzima butoroshye, aho yamaze igihe kitari gito yagorwa no kubona aho yarambika umusaya no kurya ari nk'umugisha. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1975 nibwo Khaled Muhammad Khaled wamenyekanye nka DJ Khaled yavutse, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi witwa New Orleans uherereye muri leta ya Louisiana. Aha ni nyuma y'uko ababyeyi be b'Abanyapalestina bari bavuye muri Palestina bakimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari naho DJ Khaled yaje kuvukira. Ababyeyi ba DJ Khaled ntibari borohewe no guhatangira ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bahageze ku mazina yabo handitseho $20 gusa nk'umutungo wabo. Nyuma yo kubona ubuzima bukomeje kugorana, ababyeyi ba DJ Khaled bahisemo kugurisha imwe mu myambaro mu isoko ry'ubuntu ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo babone igitunga umuryango. Ntabwo batinze muri New Orleans kuko baje kwimukira muri Orlando, ari naho DJ Khaled yatangiriye umwuga we w'ubu DJ. Kubw'amahirwe ababyeyi bombi ba DJ Khaled bahuza ari abanyamuziki, ibintu byamuteye kugira inyota yo kuba umunyamuziki ukomeye. Nubwo ababyeyi ba DJ Khaled batari abafana be bakomeye cyane, gusa bihanganiraga urusaku rwaturukaga mu igaraje ryabo aho DJ Khaled yakoreshezaga igisa nk'ibirori mu mwuga wo kudija. DJ Khaled yavuze yuko atashoboraga kwiyumva nk'ikigori cy'umuryango, ngo gusa yari cyo mu mboni y'abandi bantu, ngo kubera yuko ababyeyi be ari abantu bonyine gusa bamushyigikiraga. Ku myaka ya 13 y'amavuko gusa nibwo yatangiye gukora umwuga wo kudija mu igaraje ry'ababyeyi be. Iki gihe akaba nabwo yatangiye kubona intsinzi y'ibikorwa bye. Iruhande rw'igaraje yakoragamo ubu DJ, imihanda yajyaga ifungwa n'abazaga kumva uruvange rw'umuziki uvangwa n'umunyempano udasanzwe DJ Khaled. Mu by'ukuri ntabwo iri garaje ari ahantu heza kurusha ahandi DJ Khaled yashakaga gutunganyiriza umuziki we, gusa niho hantu yari afite hagendanye n'ubushobozi bwe, kuko usibye no gukodesha inzu yo gukoreramo no kubona amafunguro yo gutunga umuryango byabaga bigoye. Nyamara hanaho ntabwo yaharambye, kuko amaze kuzuza imyaka 16 y'amavuko ibibazo by'imisoro byahise bitezamo. Kuri iyi myaka DJ Khaled abona buri kimwe cyose iwabo bari bamaze kugeraho gitezwe cyamunara. Ibintu yavuze yuko byatumye basubira mu bukene nk'ubwo ababyeyi be barimo mbere bakiva muri Palestina berekeza mu mujyi wa New Orleans. Ahanga niho basubiye mu rwego rwo kugira ngo bikusanye. Igitangazamakuru cyitwa Miami New Times cyatangaje ko umuryango wa DJ Khaled wasubiye muri New Orleans uva muri Orlando mu rwego rwo kwikusanya, ari nabwo DJ Khaled yahise akurikira ababyeyi be, kuko umwuga w'umuziki wari utaragera ku rwego rwo kuba wamutunga ngagume muri Orlando. Nubwo gusubira muri New Orleans byari inkuru mbi ku muryango wa DJ Khaled, byaje kuvamo intangiriro nziza ya kariyeri ye, kuko ariho yaboneye akazi ke ka mbere. Mu mwaka w'1993 ku myaka 18 y'amavuko, DJ Khaled yahawe ikaze muri studio yitwa Odyssey Records, aho yahuriye n'abahanzi bari bakiri bato muri iyo myaka, harimo uwitwa Birdman, Lil Wayne nawe wavukiye muri New Orleans, n'abandi babarizwaga muri label yitwa Cash Money. Nyuma y'uko DJ Khaled amaze kumenyera gukora muri label ya Odyssey, yaje gufatwa ari kuvugira kuri telefoni aho yari mavugana n'izindi label
zo muri New York ubwo yari mu kazi bimuviramo kwirukanwa. DJ Khaled amaze kwirukanwa ntiyigeze atakambira abamukoreshaga ngo akunda gume mu kazi, ahubwo yahise avuga ati akazi karagatsindwa, byose ni ibijyanye n'umwuga wanjye w'umuziki. Iki gihe DJ Khaled yari yaramaze kumenya neza uburyo ari imari ikomeye. Nyuma yo kumara ukwezi muri gereza bitewe n'ubucuruzi butemewe yijanditsemo, DJ Khaled yafashe umwanzuro wo kujya muri Miami, ahari naho inzira ye yo kwimenyereza buri kimwe cyose yatangiriye. Neza nk'uko byagendekeye ababyeyi be, DJ Khaled yageze mu mujyi witwa Miami wo muri leta yitwa Florida afite amadolari 20 gusa mu mufuka we. Nguko uko yisanze aryama ku muhanda, kurya byo ari mbarubukeye. DJ Khaled yatangiye kwiga uburyo yafatirana amahirwe yose yamunyuraga imbere, atangira gukomanga ku miryango y'abashakaga aba DJ, gusa hakomanze hose bakarushaho kudadira. Nubwo DJ Khaled yari impano yigendera, impapuro ze zigaragaza ubumenyi ngiro n'ubunararibonye bye zariho ubusa, ku buryo kubona umuha akazi k'ubu DJ byari ibintu bigoranye cyane, mu gihe imihanda yose baga yuzuye aba DJ benshi banabyigiye kandi bamurusha uburambe. Icyakora bitewe no kutava ku izima kwa DJ Khaled, byose yabashije kubinyuramo. Nyuma y'uko DJ Khaled agerageje ahantu hose byanga, yakomanze ku muryango wa Cool na Dre, birangira hawe ikaze. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa, Cool na Dre bamujyanye muri Atlanta. Ubwo yagarukaga muri Miami nyuma y'amezi 9, habuzeho gatunga afata umujyi wose wa Miami. Yabanje kuba umu-DJ uhoraho muri club ya nijoro yo muri Miami bitewe n'imyuka yagiraga, ndavuga courage cyangwa se umurava. Amaze kubikimenya bose muri Miami, DJ Khaled yahise ahabwa akazi ko gukora muri studio ya radio iherereye i Miami yitwa 99 James. Aho izina rye ryarushijeho kumenyekana nyuma yo kumara igihe kitari gito aha abanyamayami show. Rimwe DJ Khaled yaragiye kwirukanwa muri studio azira gukoresha ijwi rihanitse cyane, bivuga yuko ryaryanaga mu matwi, gusa akanama gateranye gasanga morara agira nta wundi muntu wabasha kuyigira. Ahangaha ni nabyo byamukijije. Uncle Luke ni umwe mu bantu bari bazi impano ya DJ Khaled neza, wanamufashije gukorera show ku maradiyo akomeye ya Miami. Iyi morara ugiye kumva ni ya DJ Khaled akiri mu ntangiriro. Nk'uko izina rye ribyivugira yari DJ koko. None ibintu byo kuba umuproducer w'indirimbo byaje gute? Ni ukubera iki kugeza ubu ngubu hari abantu bavuga yuko nta bumenyi afite mu gukorera umuziki, kandi tuzi indirimbo nyinshi yakoze zigakundwa cyane zikomeye, harimo Among the One n'izindi zikomeye. Mu mwaka 2005 nibwo DJ Khaled yagerageje kuva mu by'ubu DJ byo ku maradiyo, agerageza gutangira gukora umuziki mu buryo bwa kinyamwuga byo kuba umuproducer. Dr. Dre yavuze yuko rimwe we DJ Khaled n'abandi bahanzi bamaze ijoro ryose mu rugo rwa DJ Khaled, ubu DJ Khaled abaha igitekerezo cyo gukora umuzingo w'indirimbo z'abahanzi batandukanye. Gusa gutangira kwinjira muri gisa nk'ubuproducer ntabwo byashimishije abantu benshi bari bamuzi. Nk'uko bisanzwe akenshi ntangiriro ziragora. Ubwo DJ Khaled yatangaga igitekerezo cyo guhuza indirimbo z'abahanzi batandukanye, haramusubije ati umva, nta muntu ukeneye kumva umuzingo wawe w'indirimbo, ese wasaze? Komeza ukore ibyo usanzwe ukora, curangira imiziki muri club no ku maradiyo. Gusa atitaye kuri izo comment z'urucane ryahawe n'inshuti ze, DJ Khaled yakomeje gukora ibintu kabyumva. Mu gihe kitarambiranye sohora umuzingo w'indirimbo yise The Silent Movie Dog. Tugerekeje mu rw'ikinyarwanda bishatse kuvuga ngo iyi ntabwo ari filime mwambwamo. Mu yandi magambo ni nkaho yacuriraga abamubwiraga yuko ibye ari ugucurangira mu maklabu no ku maradiyo gusa. Kuri uyu muzingo w'indirimbo hariho abahanzi bakomeye nka Ja Rule, Busta Rhymes, Pitbull, Jadakiss n'abandi benshi. Mu mwaka wa 2007 DJ Khaled yakoranye collabo n'abahanzi bakomeye barimo Akon, T.I., Rick Ross, Fat Joe, Birdman na Lil Wayne mu ndirimbo yise We Taking Over. Muri iyi ndirimbo hagaragajwe ibintu byinshi by'agaciro mu rwego rwo kuyiryoshya, nk'uko byatangajwe na Gil Green wayiyoboye nka director. Mu mwaka wa 2010 DJ Khaled yakoze indirimbo yise All I Do Is Win, yarimo T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg na Rick Ross.
iyi ndirimbo yarakunzwe cyane irushaho gusaza nk'umuvinyo ku buryo mu mwaka wa 2013 umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yayikoreshaga ari muri siporo n'ahandi yagiye akomeye ku buryo atatinyaga no kuyumvira muri White House. Iyi ndirimbo itarava mu mitima y'abakunzi bayo, DJ Khaled yahise asohora indi ndirimbo yabiciye bigacika yakoranye na Drake yise I'm on One. Nubwo DJ Khaled yari kimenya bose gutya, ntabwo yari yagatangira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ku myaka ya 39 y'amavuko, mu mwaka wa 2015 nibwo DJ Khaled yafunguye account ye ya mbere ya Snapchat, ari narwo rukuta yabanje gukoresha mbere y'izindi zose. Inkuru ya DJ Khaled na Snapchat ni inkuru ndende ariko yuzuye amatsiko. Nubwo rwose DJ Khaled yari umuntu ujijutse kandi w'umusitari, yivugiye ko gukoresha Snapchat atarazi uburyo bikorwamo, dore ko atarazi no kureba neza abamukurikira cyangwa ngo amenye uko bakurikira abandi. Ntabwo nari nzi Snapchat, ntabwo nari nakamenya uburyo ikoreshwa, ntabwo nari nzi gukurikira, nta kintu kimwe nari nyizi, ntabwo nzi uburyo yayikurikiraho umuntu. Nk'uko abyivugira, DJ Khaled yafunguye Snapchat mu gihe cyo gufata akaruhuko ko kwitekerezaho, aho yamaze amezi agera kuri 2 iwabo. Muri iki gihe nibwo yatangiye kwifata mu video matoya cyane, rimwe na rimwe yibereye mu bwato bwe, ubundi yibereye mu nzu n'ahandi hose yabaga akoresha Snapchat. Nyamara ngubwo yabaga yifata ya mavideo mato, ntabwo yabaga azi yuko hari abamukurikiraga batari bake. Ubwo ibyo nabikoragaho, ntabwo nari nzi yuko isi yose imirandeba. Ibyo yabisobanukiwe neza ubwo yajya gukoresha telefoni ye yari yangirijwe mu bwato yarimo. Nandi kuri App Store nkoresha telefoni yanjye, niko guhindukira mbona hari nk'abantu 5,000. Nakomeza nditegereza, ndavuga nti hari Justin Bieber uri hano. Ubwamamare afite uyu munsi ku rwego rw'isi abukisha urukuta rwa Snapchat, aya narwo rukuta yaboneyeho urukundo rw'abafana be. Nubwo uyu munsi atari buri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abantu bafite abafollowers benshi cyangwa se amukurikira benshi kuri Snapchat, DJ Khaled ni ufatwa nk'umwami wa Snapchat. Uretse kugira umubare utari muto w'abafana basubizwagamo intege n'amagambo DJ Khaled yabahinduriraga ubuzima, mu muziki yari akomeje kubibera ikomeza imfuruka. Yakoreye indirimbo n'abahanzi bakomeye, mu ndirimbo zakunzwe na benshi. Muribuka indirimbo yitwa I'm the One DJ Khaled yakoranye na Justin Bieber, Kuva, Chance the Rapper na Lil Wayne, yasohotse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2017. Hamwe na za album zikomeye yakoze kuva kuri album ye ya mbere yasohoye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2006 yise Listen, kugeza kuri album ye ya 14 izasohoka muri mwaka wa 2025 yitwa Alarm of God. Hari abataremera yuko DJ Khaled ari umuproducer, ndetse bamwe banarengera bakavuga ko nta n'impano y'umuziki afite. Ariko se bavuga ngi bashingira kuki? Niba DJ Khaled atari umuproducer ukora indirimbo, yaba akora iki? Abantu bamwe batangiye kumwanga ku mpamvu zitandukanye bitewe n'uko kumushidikanyaho. Niba nawe uri mu bajya bibaza niba DJ Khaled akora beat wumva mu ndirimbo byitwa yuko akora, reka nk'uhe igisubizo gito: oya, ntabwo DJ Khaled yikorera beat, ahubwo wumva icyo akora. Mu magambo make, DJ Khaled ni umuhuza bikorwa, ni umujyanama mu bijyanye n'umuziki, ufasha umuproducer wacuze beat gukoresha beat yahura n'indirimbo runaka, ndetse akanagena n'ugomba kwiririmbiramo iyo beat. Negera umuhanzi nkamugeza igitekerezo cyanjye, buri record yose igira inkuru itandukanye. Rero nzana igitekerezo umuhanzi bagikunda bakagiteza imbere kikaba kinini kurusha inshuro 10 uko cyanganaga. Niyo mpamvu ubona buri wese ari umuproducer n'umu DJ, ariko bisaba umuproducer ukomeye nkanjye nkaba nubwirani ayo majwi n'umwanda n'aya fake wiva mu njyana, reka dukoreshe amajwi, reka dukore ibi. Iyo beat uri murambwira ni nziza cyane, yimereza. Kutagira umwihariko mu muziki ni kimwe mu bituma abahanzi bagira abanzi benshi kandi barabafana babo. Birashoboka ko atabari ubwa mbere waba ubonye abantu bagiranye ibihangano by'abahanzi bamwe n'iby'abandi bagamije kugaragaza uburyo bamwe mu bahanzi baba bashishura ibihangano by'abandi. Mu by'ukuri ntabwo icy'abafana benshi banga ari uko umuntu aba yashishuye ibihangano by'abandi, ahubwo icyo banga cyane ni ugushishura igihangano cy'abandi ukacyiyitirira ndetse ukanabikorana ubwiyemezi.
Ibi nabyo byabaye kuri DJ Khaled wahoraga avuga yuko ari umuproducer wa mbere, nyamara mu mwaka wa 2017 akavuga ko akora ibihabanye n'umuproducer. Ntabwo ari byo gusa kuko ari nabamwangiye ishyari yagiriye mu buraperi witwa Tyler the Creator mu mwaka wa 2019. Byose byatangiye ubwo album ya Tyler the Creator yitwa Igori yahigaga album ya DJ Khaled yitwa Father of Asadi, ikayibana iya mbere ku rutonde rwitwa Billboard 200 chart. Nyuma y'uko byatangazwaga yuko album yabaye ya mbere ari Igor ya Tyler the Creator, DJ Khaled yafunguye Snapchat ye ubundi yumvisha abafana be ukuntu album ye ariyo ikwiriye kuba iya mbere. Nkora album abantu bashaka gucuranga, album wumva kuba utwaye imodoka ukumva indi iri kwicuranga, wajya aho bogoshera ukumva bari kwicuranga, wafungura radio ukumva bari kwicuranga. Urabizi nyine yumvwa ahantu hose, ubona bita umuziki urenze. Yitwa album ifite indirimbo zumvwa, atari umwanda utaza aho uturutse ndetse utajya wumvira no mu rugo rw'iwanyu. Iyi yari ishusho mbi kuri DJ Khaled, kubona umugabo wahoraga yigisha abantu guhatana no kugera ku ntsinzi yabo ari burimo uravuga nabi wakoze ibyo byose. Abafana banjye bambana mu bwato bwanjye mvuga ni ntabwo bashaka kuntsinda, ntabwo bashaka bikutsinda, rero tugomba gutsinda cyane. Bisa nkaho abafana be benshi bahise babona yuko ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora. Bamwe bati ubundi ni gute abo wa mbere kandi cyakora ari ukuvuga ati with the best music gusa. Mu by'ukuri ntabwo DJ Khaled yigeze abingingo ikomeye kubera yuko atigeze aba umuhanzi ku giti cye. Yari umuntu wicaraga iteka ku ruhande ari uburyo buri wese agira uruhare mu mushinga w'itsinda, ubundi agashyira izina rye hejuru avuga ati turi aba mbere mu ndirimbo ze zose. Na nyuma y'ayo mabara DJ Khaled yakoze yakomeje gusiga icyasha izina rye nyuma y'uko we n'umuteramakofi wabigize umwuga Mayweather bakwaga ihazabu ingana n'amadolari 152 bitewe no kutamenyekanisha neza ubwishyu bw'amadolari 100,000 bishyuwe biturutse mu kigo cyitwa Central Tech Inc. Nyuma yo gucibwa amande angana ryo, DJ Khaled yanishoye mu mushinga wiswe NFT nawo waje kugaragara ko wari scam. Muri iki gihe abafana benshi ba DJ Khaled barimo babona izina ryo bafanaga riciririka. Ntibyagarukiyeho gusa kuko abantu batangiye no kumwibasira bibaza ukuntu umunyamuziki ukomeye ufite ijambo rikomeye ku isi atagira icyo avuga ku makimbirane yo muri Palestina kandi nyamara umunyapalestina. Reka mbashimire mwe tubashe kugenda ku musozo w'iki kiganiro, tuzakomeza ubutaha. Niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kutugezaho uhawe ikaze muri comment. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi ngiye kibagezaho Nsonse Nyumva Olivier, naho ubutaha.